Mwaramutse neza, igitondo cyiza cy'umugisha kuri mwese abakunda ikiganiro Matin, tubahaye ikaze kandi twishimiye kubana namwe. Umwami wacu Yesu Kristo abahe umugisha mwese aho muherereye kandi abakomereze mu rukundo rwe ibihe byose. Uyu munsi nk'uko bisanzwe turi mu kiganiro Matin kandi tubahaye ikaze muri kiganiro Matin kuri uyu munsi wa mbere umwami wacu Yesu Kristo aturemeye kugira ngo tuwishimiremo. Jyewe ni Theogene Kayiranga mu kiganiro Matin kandi mbashishikariza no kureba cyangwa se gukurikira ikiganiro Le Soir mugezweho na Bizimana Adrien, kandi nzi neza ko mufashwa, ndabizi neza ko mugenda mukurikira ijambo ry'Imana hamwe natwe mu gitondo. Bamwe bagenda baduha encouragement, baduha comments, turazisoma zose, nta nimwe tudasoma. Imana ibahe umugisha kandi ikomeze kubanezeza. Reka dushime Imana rero ko turamutse amahoro, hanyuma dusome ijambo ry'Imana ry'igitondo. Mwami Yesu, turagushimiye muri iki gitondo cy'umugisha duhaye, ngwino Imana natugirire neza, tubone amahoro aturuka mu rukundo rwawe, tubone ibyiringiro byawe, tubone gukomera kwawe, tubone data assurance ituruka mu kuboko gukomeye kwawe, maze tugende twemye. Ngwino dukize umubi, udufashe tuneshe, dutsinde, tugende nawe dufite ibyiringiro bishya mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Uyu munsi muri iki gitondo turasoma mu gitabo cy'umuhanuzi Hoseya ibice byaho bibiri. Hoseya ibice byaho bibiri, umurongo waho wa 18 kugeza ku murongo wa 22 niba Uwiteka abyemeye. Turasoma turavuga ngo Uwiteka aravuga ati, uwo munsi uzanyita Ishi umugabo wanjye, kandi uzongera kunyita Bali databuja. Nzakura mu kanwa ke amazina y'ibigirwamana bya Bali, kandi amazina yabyo ntazongera kwibukwa ukundi. Uwo munsi nzasezerana n'inyamaswa zo mu ishyamba ku bwabo, n'ibisiga byo mu kirere n'ibigurukira hasi n'ibikururuka hasi, kandi nzavunagura imiheto n'inkota n'intambara nzayikura mu gihugu, ntume baryamana amahoro. Kandi nzakwishingira ubuwanjye iteka ryose, ni ukuri nzakwishingira ubuwanjye nkiranuka, ngaca imanza zitabera, nkagukunda kandi nkakubabarira, ndetse nzakwishingira ubuwanjye nkubereye umunyamurava, kandi uzamenya Uwiteka. Uwiteka aravuga ati, uwo munsi nzitaba ijuru naryo izitaba isi, isi nayo izitaba imyaka na vino n'amavuta ya elayo, kandi nabyo bizitaba Yezereli. Nzamubiba ku isi abe uwanjye, kandi nzabarira utabonye imbabazi. Nzabwira abatari ubwoko bwanjye ni muri ubwoko bwanjye, nabo bazavuga bati uri Imana yacu. Amen. Aya niyo magambo dusomye muri iki gitondo, amagambo arimo inkomezi nyinshi cyane kuko n'amagambo arimo imbaraga, kuko mu mirongo ibanza no mu gice kibanza harimo uburyo ki ubu bwoko bwa Isirayeli bwari bwarashayishije, bwaragiye mu bidafite umumaro, bwaragiye mu buraya, bwarimuye Imana bukajya mu zindi mana. Ngira ngo mu gihe gishize twayaganira tuvuga ngo uburyo ki bagiye mu busambanyi. Ubusambanyi ça ne veut pas dire seulement ko abantu bahuje ibitsina cyangwa se bagiye mu burara no muri vagabondage sexuelle mu gifaransa, ariko umuntu yavuga bahenebereye muri ibyo ngibyo by'ubuhezi n'ubusambanyi buhoraho, ahubwo no kwimura Imana ukajya ugakora izindi mana n'ubusambanyi, kuko uba ukuyemo uwo ukunda ukimika undi muntu. Niyo mpamvu mu buryo bw'umwuka ibyo nabyo tubigereranya nk'ubusambanyi bunakomeye cyane kuruta wenda n'ubwo ngubwo, nubwo ari bwo dukunda gushyira imbere cyane, ariko ubwo ngubwo kwimura Imana ugashyiramo indi mana nibwo bubi cyane, kubera ko Imana ho irakurekura burundu, kuko ntabwo iba ikiri muri equation, ntabwo ikiri mu buzima bwawe bwa buri munsi. Aha rero muri iki gice none turabona Imana ivuga ngo noneho ndagarutse, ntabwo nabareka, muri abana banjye. Imana ngo izongera gucyura Abisirayeli, ngo bari baragiye mu buhenebere, bari baragiye mu busambanyi. None urabona umutwe w'amagambo uravuga ngo Imana yongera gucyura Abisirayeli, ni ukuvuga ngo yari yarabasenze, yari yarabirukanye, bagiye kure, ariko iravuze ngo ngiye kongera kubacyura mbazane mu rugo, ngiye kubahendahenda nongere mbazane mu rugo mugaruke. Namwe ngo Uwiteka avuga ati, uwo munsi uzanyita Ishi cyangwa se umugabo wanjye. Namwumva n'amagambo, uzanyita umugabo wanjye, narakwishingiye, uzanyita umugabo wanjye uri umugeni. Ni ngo iyo ugiye mu bindi bigirwamana uba wagiye mu busambanyi. Iyo ugiye mu bindi bigirwamana, kuko uwo munsi narakuretse,
ariko nongeye kongera nkwigarurire wongere witwe umugabo wanjye. Nuko umugore wanjye yaba yaragiye, hanyuma nkavuga ngo ngiye kongera kukugarura wongere witwe umugore wanjye. Ni ukuvuga ngo ndakubabariye niba wagarutse wemeye kugaruka mu rugo iwanjye, ndakubabariye kandi nguhaye imbabazi. Ntuzongera kunyita kandi ntuzongera kunyita ba databuja. Nzakura mu kanwa ke amazina y'ibigirwamana. Ni ukuvuga ngo azakurogora, azakurutsa. Haleluya, azakurutsa. Uwiteka yashobora kuturutsa uyu munsi, akaturutsa ingeso za kamere, akaturutsa ingeso mbi zabasa ubuzima bwacu, akadukura mu icuraburindi, akadukiza umujinya, akadukiza uburakari, akadukiza amakimbirane, akadukiza intambara, akadukiza inzangano, akadukiza amashyari yagiye kutuyongobeza. Uko ibyo ni ibyaha ahanini abarokore bakora, kuko narinze kuvuga ubu busambanyi nk'uko tubuvuga mu buzima bwacu bwa buri munsi, yenda n'ubujura ntabwo umuntu yakora utavuga cyane, kuko ibyo ni ibintu biremereye. Ubusinzi wapi, ntabwo uzabitubonamo, ntabwo turabanywa inzoga oya, ariko amashyari, inzangano, inzika, amagambo mabi, guteranya, ibyo biturimo kandi ni ibyaha bibi cyane, kuko ni ibyaha bituma ubuzima bwacu bwo mu isi butaryoha. Yaba Uwiteka yazaga rero akaturutsa tukongera kuba bazima, tukongera kuba abantu bafite imbaraga zo gukora ibyiza no kubasha guhindura isi nk'uko Kristo abidusaba uyu munsi wa none. Niyo mpamvu rero abwira Abisirayeli ati nzongera mu kanwa kanyu nzakuramo amagambo yirirwaga aramya Bayali, amagambo yanyu yirirwaga avuga ibyiza bya Bayali, amupfukamira, amuramya, amuhimbaza. Ayo magambo ngo nzayakuramo, kandi ngo ntazongera kwibukwa ukundi. Ngo uwo munsi nzasezerana n'inyamaswa zo mu ishyamba ndetse n'ibikururuka byo hasi, ndetse n'inyamaswa ziguruka mu kirere, ngo nzavunagura imiheto n'inkota. Ngo nta ntambara izongera kuba muri icyo gihugu. Haleluya, nta ntambara izongera kuba muri icyo gihugu. Nzavuganagura imiheto n'inkota, imbunda nzazidemantera, nzazisenyagura, nzishyira ahantu zibike zidafite umumaro wo kurasa. Haleluya, mubwire ngo Uwiteka iyo akwigaruriye azana amarangamutima yose, azana ubwiza bwose, azana igikundiro cye cyose, azana urukundo rwose, akavuga ati mwana wanjye nguha amahoro, kandi akaba ayaguhaye. Iyo ubatutse koko ukava muri bya bitari bifite umumaro, ukiyigira ukavuga uti mwami ndifuza kujyana nawe, sindifuza kongera kukubangikanya n'ibindi bigirwamana byose mu buzima bwanjye. Uwiteka araza akavuga ati mwana wanjye nanjye ndi kumwe nawe, gusezeranije kujyana nawe, gusezeranije gukomera, kandi nta shyanga rizaguhagurukira ngo rikurwanye, kuko nzi jyewe uzihagurukira nkajya kurirwanya, ni jyewe uzaritsinda, ni jyewe. Haleluya, ni jyewe uzihagurukira nkajya kurwana n'iryo shyanga, kandi nzakwishingira ubu wanjye iteka ryose. Nk'umugabo nibwira ko ari nk'umugabo wagiye gucyura umugore we, amaze igihe arorongotana mu bintu byinshi cyane, nawe umugabo akagenda yuzuye urukundo rwinshi cyane, ndetse inabi bagiranye, uburyo bavuganye nabi, uburyo bacagaguranye, uburyo batukanye bakabwirana amagambo mabi, maze buri wese akagenda yihannye ameze neza. Bati mugore wanjye garuka mu rugo, ni wowe mugore wanjye, ni wowe mama w'abana banjye, ngwino mu rugo, nakubabariye, ibyabaye byarabaye, tubishyize inyuma byose, ngwino mu rugo rwanjye, wongere ube umugore mu rugo, wongere ube umwana, wongere ube umumama w'abana banjye. Uyu munsi natwe tuba twijyanye nk'umugeni, nk'umugore. Ubwo rero iyo twararutse tukajya mu bidafite umumaro, tukajya kure, tugahenebereza, tukaramya ibindi bigirwamana, bikadutwara, tukajya mu isi ikatwanduza, tugasayisha. Ahangaha niho Kristo avuga ndakubabariye mwana wanjye, garuka ndakubabariye. Haleluya, garuka ndakubabariye, garuka mu rugo, garuka wongere wumve ubwiza bwo gusabana n'umukwe. Haleluya, garuka wongere ube umwana mu rugo. Ahangaha ijambo akoresha rirenze iry'ubwana, kuko ijambo ryerekana mariage, aravuga ngo ni ikintu gikomeye cyane. Avuga ngo nzakwishingira ubu wanjye nkiranuka kandi ngaca imanza zitabera. Urabizi ko nkiranuka jyewe, nta gacu ko gukora ibyaha kaba muri jyewe, nta gacu ko kugorama kaba muri jyewe. Ngo nzakwishingira kandi uwanjye nkiranuka kandi ngaca imanza zitabera, nkagukunda kandi nkakubabarira. Haleluya, nkagukunda kandi nkaguha urukundo rwuzuye, nkakubabarira. Haleluya, ngwino rero Imana ikubwiye gutyo, nkagukunda kandi nkakubabarira. Mwene data, ntabwo utangira gutekereza ko hari ibintu Imana itababarira, ahubwo uravuga ngo ngiye guca bugufi negere umwami wanjye, angirire neza,
ambabarire anshyire mu bundi bwiza, nongere ngire izindi mbaraga nshyashya, ndetse ngo nzakwishingira uwanjye nkubereye umunyamurava, kandi uzamenya Uwiteka, uzamenya none, uzongera usobanukirwe, uzongera umenye neza. Uwiteka aravuga ati uwo munsi nzitaba ijuru, ngo naryo rizitaba isi, isi nayo izitaba imyaka, ngo na vino n'amavuta ya elayo kandi nabyo bizitaba Yezereli, nzamubiba ku isi abo uwanjye, kandi nzabarira utabonye imbabazi. Haleluya! Nzabarira utarigeze ubona imbabazi, nzabwira abatari ubwoko bwanjye nti muri ubwoko bwanjye, kandi nabo bazavuga bati uri Imana yacu. Haleluya! Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Bisa nkaho ari renouvellement de l'alliance, ni ugusubiramo amasezerano, akongera akaba mashya, akongera akaba live, nkongera nkasubira mu mwaka wa 2011 nkorana na madamu wanjye dusezerana ngo mbanye nawe karabata, sinzagutererana, nzabana nawe mu rupfu, mu byiza, mu biriho, mu bitariho, hose nzaba ndi kumwe nawe, nzagukuyakuya uburwayi, waba uri muzima, twaba tubyaye cyangwa tutabyaye, nzaba ndi kumwe nawe. Ukongera ugasubiramo ayo magambo, akongera akaba live, ukabwira Imana, Mana uzaba Imana yanjye, sinzongera kukubangikana n'izindi mana, nzaba uwawe, ntabwo nzongera gukebakeba mu gihe hirya no hino, nzagukorera, nzitanga. nayo Imana nayo ikavutubwira ngo nanjye nzaba Imana yanyu, nzabashyigikira, ntawe uzagukoraho. Haleluya! Ngo nzakubiba ku isi yose. Imana ivuze ngo nzakubiba ku isi yose, ivuze ngo nzaguha ibyo ukeneye byose, nzagutera umere, abantu bakubone, babone influence yawe, babone igitinyiro cyawe, babone gukomera kwawe, babone ubuhanga bwawe, babone uwo uriwe muri Kristo Yesu. Ngo nzakubiba ku isi ubu wanjye, kandi nzabarira utarigeze abona imbabazi. Haleluya! Umva ko atabarirwa azabarirwa. Nzakubiba. Iyo Imana ikubwiye ngo nzakubiba, nzongera kwishingira, ibikugarutseho avec beaucoup plus d'affection, ikugarutseho n'urukundo rwinshi n'umurava mwinshi, nk'uko n'ijambo twabisomye, kandi ugatangira kugira influence, ukava mu ntege nke, ukava mu byaha, ukongera ukagira influence y'ubuzima bufite ireme muri Kristo Yesu. Uwiteka aravuga ati uwo munsi nzitaba ijuru, ngo nzitaba ijuru, ngo naryo rizitaba isi. Imana izitaba ijuru, naryo ryitaba isi, isi nayo ngo izitaba imyaka na vino n'amavuta ya elayo, kandi nabyo bizitaba Yezereli. Vuga ngo ibintu byose nzabishyira munsi y'ukuboko kwawe ubiyobore. Hazabaho komandoma hierarchique. Imana izitaba ijuru nawe ryitaba isi, isi nayo nimara kwitaba ihita imeze imyaka na vino, ibyo byose nabyo bihite byitaba Yezereli nayo mwagure. Haleluya! Mwagure. Hari imigisha yari yarabaye bloke kubera ko hari ibyo wari waragiyemo bidafite umumaro, ariko Kristo nurekura araguha umugisha wawe. Haleluya! Arakumvira, ayumve gusenga kwawe, isi kumvire. Hano wakomangaga bikunde mu izina rya Yesu Kristo. Bwa burwayi wasengeraga butakiraga, bukire mu izina rya Yesu Kristo. Uko wemeye kuganduka, wemeye kugendana n'Imana, ngo nanjye ndakumviye, ngaho ngwino Mwami Yesu, ugenga ubuzima bwanjye, unyobora inzira yo gukiranuka, mbone ibitangaza byo mu mategeko yawe. Ugendane na Yesu uyu munsi, ariko wumve ngo hindukira, maze wumve ijwi rye, wumve na promesse nouvelle arimo aguha, wumve ubumana bwe bushyashya, kubera ko wumvise ijwi rishya rigukora ubutavuga ngo va mu bigirwamana, va mu bidafite umumaro, gendera mu nzira y'ukuri itunganye, maze ubone ibitangaza by'Imana. Yesu akugire neza, agushoboze, akwigishe, kandi agukomereze mu rukundo rwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mwami Yesu turagushimye, winubaye natwe, iri jambo rishyigikire imigambi yacu, kandi twumve kugira neza kwawe, dushobozwe nawe, twigishwe nawe, dukomezwe nawe, turindwe nawe, maze tubone ibitangazo byo mu mategeko yawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ugira umunsi mwiza, Yesu akurinde, kandi ibyiringiro byawe byose bishikame kuri Kristo wenyine. Amen.